yoza kimeze gute se man meze neza rero ahubwo se ko nzindikiye ubwo namahoro sinzamwe n'amahoro ko nzamwe n'ibibazo bene na question pe kuri bukimbarize hose ariko nukumva ibintu nabyo cyose cyaje kubatora izinge kuko nakikubariza ku rupapuro none ubwo ngubwo ndumushaka kukimbariza ku mweyo ushaka kukimbariza ku mweyo kijyane mu mahugurwa y'abarimu cyangwa se mo kibo uzagishyire mu imbasi bagifura ko ntabwo ari nabyo niba atari byo none ubwo waje wirukanka nk'aho isuri yagutembanye gucisha mu gashyekero hose igenda ikunaga muri wa muri gori wepfo ngiyo za Rwandex none uje kwicara ahangaye wacu ushana n'ikintu uje kuvuga kiziba uje kuvuga iki aha ndabizi tugiye mu maka ntago nagutsinda ahubwo reka ngwibarize vuba Yesu yavutse ryari hakibi nibiki koko ngewe bigeze bakubwira ko Yesu namutwazaga inkoni njya kugira nirukanka inyuma y'uriya muntu ngo Yesu ngo ngenda mutwaza nari kumutwaza ubundi nari kumutwaza nka bobo ako Yesu ntabwo ngenda namwirukanka inyuma reka ni jamais ako so none ubwo ngubwo mbwiki igihe wayerewe urogotwo nabuze igisubizo cyanyacyo wamaye navuze ngo na Yuda Iskariyoti wamugambanye nigeze amenya transport y'akaguye yakoreshaga agenda ku musaraba igorogota kuko na Yuda kimara kubimenya akajosi ke kasi kagenda ngo kikubye kane nk'andirimbo yayishi bushari Kevin wowe umwana ko ngubona ndabona Yesu usa nk'umubaba yari mwene wanyu cyangwa mukuru wanyu cyangwa se afite icyo apfana na nyogokuru wanyu wabyaye nyogokuru wa nyogokuru wo kwa nyogokuru wa nyogokuruza wa nyoko ugize ngo ibyo rero ndibuze kubigufashamo mukubwire Yesu yavuye mu isi afite imyaka 33 nicyo kintu cyonyine muzi nyuma yuko bamuhambye bakanamutera imisumari umva rero ibyo ngibyo je nabyumvisha kuri ya radio imwe ikomeye ku gihugu ibinyuzaho nk'itangazo ryo kwambara agapfukamunwa kuva ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatatu nyereke wowe kaze mbikwereke iyo radio bayita 302 n'igice kimwe Yesu niwe nkuru we ko ciza ciriza gusa nkuru se kawararuguru muri Bibiliya wigeze wumva aho Yesu yitwa Nyironkuru nimba na Nyironkuru Yesu yagiye ari n'umusore wowe yagiye ari umusore nyine njye ari gukura iyo minwa naga rurarugise ubundi warugukubita ukabaho ikibazo rero Yesu nta nubwo yagiye ari umusore urarungu rwagiye ari urusaza rumwe rw'agasaza k'akajijinyo Yesu ni urusaza rumwe ndongera ngo ucape basi babari uko n'amarira yenda uri gutuma n'amazi ameneka k'abanyamagambo Yesu we none tuganire ndabona uri seriye ngatuganire ku by'uwo Yesu wawe wabimenye se ko ejo hari akabidi mu ijuru bakirwa ko bagatandukanye ko barakaye ntabwo narakaye tugumye tubyina wowe ukuntu gisirimba nk'igikarani wagira ni igikarani kirimo kiratsindagira kaburimbo zo mu mujyi uzajya kuwa gatatu se nzaze nkwereke bisaba itike wowe abisaba iki bisaba kuba uri umukirisitu kandi njyewe noneho igitangaje ngubwire nzaba ndi kumwe na pasiteri Gitwaza Yesu we akaburetse none se itike urayifite byajya n'ibiki uri no gusirimbura n'itike ufite ugize ngo itike ndayifite rwose
itike se si ukugenda nk'umuvumyi ngewe nzagenda nk'umuvumyi nitujya mu ijuru pagani bagufata wowe igihano nta kindi ikihe ikuzimu wowe kuzimu mani ubuse biratuma nazajya kujya kwirira turiya tuburebara turiya dushikarete Yesu bazaba bamutekeye uza wowe icyo usabwa nta kindi uba umukristu uretse ku kantu koroshye bityo se ntabwo twajyana n'agashati ka murumuna wawe aka gashati ni wa wundi ufite imyaka 5 nyine nakambaranye ugize ngo ko ni wenyine ugira ubushati mu rugo ahubwo karimo no kumwiye buretse wowe nizi bodaboda bodaboda se bodaboda nyine ega na Yesu yambaraga rugabire kandi bodaboda si inkweto rugabire ni inkweto nizo Yesu yambaraga iyo naje kubura rugabire hitamo kwambara convention center my friend umva kuri ka convention wabikoze neza ariko kubijyanye n'icyo gifu cyawe wowe urya nk'inzi hiye ugize ngo tubarete wowe barakujugunya ahubwo ako ngiye njya nkatema rigwe kandi urumva kurya nk'inzihiye nibikura yuko ngiye njya buhoro usuragira ngiye umva kangubwire mwijoro nta tikiriyo yabatemarigwe cyangwa bangunda kubura nta kintu mubona mu ntago batumiye bangunda nkambe we niyo ndeshya urabona wajya mu ijuru ibyo bugufi byo nta kibazo ahubwo se uribwira yuko Imana iramutse hayeviza abantu barebare bazagera mu ijuru baravuze ati inzira yo mu ijuru ifunganye gutya iregeranye nta muntu muremure rero wajya yureshya nk'umusozi wa Karisimu kuko bagiyeyo ni nko gufata shikarete ukayishyira mu kanwa ukayikwedura urumva tubiringanisha nka supadipe muri tuwarete reka nigende ahubwo nasanga no mu ijuru banancuze wowe banza mu ijuru batetse biki